nitwa uzaba kiriho Erzendi umunyamakuru wa Radio Susuruka ivugira mu karere ka Kayonza Iburasirazuba bw'u Rwanda. Iyo Radio Susuruka ninjye wayitiye iryo zina kuko amaradiyo ari menshi afite amazina atandukanye nkuko byakomeje gutangazwa bigashyirwa ahagaragara. Okay, amahoro y'Imana abandi namwe mwese mu Radio Susuruka reka bagezeho amakuru n'abategura imikino Rwanda yo kuri uyu munsi yaba mu Rwanda no mu mahanga ndetse n'ayandi yose turayavuga. Nitwa uzaba kiriho Erzendi. Inama y'abaminisitiri yateranye muri Village Rugwiro mu mujyi wa Kigali iyoborwa na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame. Mu byizwe muri iyo nama akaba ari mu mutekano, ubuzima n'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage n'imiyoborere myiza. Ku mutekano barebye uburyo amaronda akazwa mu Rwanda ashimwa community policing kubera ko aribo bantu bashinzwe umutekano baze gutanga customer care. Iyo ni serivisi nziza. Reka twongere tubahe ikaze kuri Mobile wa Channel aho tugiye kubagezaho amakuru agiye atandukanye ndetse ashingiye kuri uwo mugabo umurimo kubona imbere yanyu. Ese yaba yarabonye akazi koko cyangwa se nta kazi afite, cyangwa se ni wa mugabo n'undi wirirwa ku muhanda asabiriza umuhisi n'umugenzi ndetse asaba umufitiye impuhwe n'utamufitiye impuhwe? Ayo ni amakuru avugwa hirya no hino tugiye kuba twabagezaho, ndetse twe twimanukiye tugerayo turavuga duti ese koko uyu mugabo koko yaba afite akazi cyangwa se nta kazi yaba afite? Gusa ntabwo twagejeje kubona amahirwe yo kuba twamubona, gusa ariko abagenzi be ba hafi bagiye batubwira yuko amakuru ahari nuko yaba ari umugabo, ndetse ayo ni amakuru tugiye kubagezaho, ndetse bisaba kugira mu dukurikirane 5 kwa 5. Twe wumva ni ja Desire Info cyangwa se Desire Empire cyangwa se Desire Prank. Wibuke kugenda ukanda subscribe kugira ngo tujye tubagezaho amakuru agezweho hirya no hino. Ese uyu ni umugabo wagiye uvugwa cyane, ndetse uyu ni umugabo wagiye uvuga amakuru kandi wumva ko afite impano agiye itandukanye, ndetse wumva ko ari umugabo, ndetse wumva ko ari umuntu wabuze uwamutera inkunga cyangwa se uwamufasha mu byo akora bya buri munsi, ndetse ni umugabo witwa Nzabandiho Elze, ndetse wiyumvire neza uburyo afite impano. Kuri imikino Rwanda kuri uyu munsi tukaba turi kuri uyu wa gatanu w'icyumweru muri 7 igize icyumweru, turi ku itariki ya 2 ni mu kwezi kwa gatandatu mwaka 2017. Tuyatangiriye hano mu Rwanda abakorera muri gare ya Rwamagana bashaka uburyo yavugururwa. Umuyobozi wungirije yabwiye RBA ikigo cy'itangazamakuru ari mu Rwanda ko mu nyungu y'imari y'umwaka ngo bugiye kuzatungana nkuko byakomeza gutangazwa. Mayande makuru atangazwa umurenge wa Muyumbo mu karere ka Rwamagana wafungiye umwana w'umuhungu w'imyaka 18 wishinya kurungu nuko atamuhaye umugabane kugira ngo amakuru azamenyekane. Abaturage ubwabo nibo batangaje amakuru bemeza ko uyu mwana ngo yari yanguye ibiyobyabwenge nkuko ikinyamakuru igihe.com kibitangaza. Ngahe nguko rero nguko mukumva ako ni umugabo ufite ndetse impano yo kuvuga amakuru agiye atandukanye, ndetse ni umugabo udasanzwe, ndetse uyu ni umugabo agiye bavuga ko afite akazi, ndetse yabonye akazi muri RBA, abandi ngo yabonye akazi hehe na hehe, ariko byanze bikunda yari amakuru ari ibihuha gusa, ahubwo ari amakuru ya hano ku mihanda. Ndetse ikintu gihari rero sahingi kiri kuvugwa nuko uyu mugabo nubundi naho yagiye ni hahandi, ni wa mugabo nubundi ujya usabiriza umuhisi n'umugenzi, ndetse ni umugabo ukomeza kuvuga atakamba ndetse avuga yuko akeneye ubufasha, ndetse ni umugabo wagiye uvuga yuko ni impano isa nkaho yavukanye kera, ndetse akivuka ni impano isa nkaho yavukanye, ndetse abenshi bajya bavuga bati ese byagenze bite? We ajya avuga yuko rero ari abantu bamukozeho cyangwa se abantu batishimiye yuko yatera imbere bya hano muco nyarwanda, cyangwa se icyo ashaka kuvuga nko kuba wenda n'urugero bamwangiriza. Rero abantu benshi bakavuga ati se iyi kari impano dufite yapfuye ubusa, yapfubye, ese byaba byaragenze bite? Ariko amakuru menshi arambuye turaje tuyahishuriye mu kanya. Mwakoze kudukurikira kandi subscribe. Ciao ciao.